Ndimbati ejo bundi yafunzwe aziriki si ruriya rugingo se nyine sibyo mubwira. Komeza. Uwo bita Prince Kid. Prince Kid akurikiranwe mu nkiko azira ruriya rugingo. Uwo bita uno mubyinnyi bita Titi Brown nawe amaze imyaka 2 muri 30 jours muri gereza ari rwazira. Yego, ibyo bintu biterwa n'iki? Kuri Imana ntabwo yaba yaravumye ruriya rugingo ni ruto kuko ni inyama itapima n'inusu. Urumva? Yego. Ngo haye ingero z'abagabo yararitse hasi. Uwa mbere Samsoni yari igihangange, yashoboraga kurwana akanesha igihugu, ariko ageze ku matako ya Delila imisatsi barayipfura. Aho hantu ako kantu uvuze ukajya kumva ngo umugabo ngo yishwe ngo azira umugore wa runaka, cyangwa se umugore ngo yiciwe kwa runaka azira gutwara umugabo w'abandi. Nyine ruriya rugingo ruravumwe, ahubwo oya ntago ruvumwe. Iriya ni inzira twese twanyuzemo tugera hamwe isi. Inzira nose buriya ruriya rugingo ibiruhatse ni ibiki bituma abantu n'ubudahangarwa Imana yabuhaye, ariko hari abarukoresha uko bitari. Yashyizemo uburuzi. Imana ntago yakoze ikirenza. Imana nuko yaremye umugabo, Imana nuko yaremye umugore. Turi kumvikana. Ahubwo Satani yategeye aho umugore n'umugabo bahurira. Kuko shyiramo umunyu. So wabyita umunyu mu ruhande rwawe. Uyu munsi turi hano turimo dutanga impanuro, kandi wowe urara mu kabari uraje umwana w'abandi yenyine. we nkiri mu isi ni umucyo w'isi. Rero mureke mu gihe cyanjye nkiri mu isi nkora ukuri, mvuga ukuri, ngende mu kuri, mbona ukuri, mbe umunyakuri. Reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Propht Ezechiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa Depiwa, kanizeye ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba ari hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri mu Burundi, abari ku migabane itandukanye, by'umwihariko Amerika, muri Canada ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka twizere ko mumeze neza. Birashoboka ko kandi waba utameze neza, ko iby'isi ngo ni gatebe gatoki kandi nizunguruka, ariko reka nkubwire ngo mbere ya byose gira kwizera. Imana ishoboye byose. Ngo Mose ayoboye Abisiraheli abavanye mu gihugu cya Egiputa, bageze ku nyanja itukura, inyuma hari ingabo za Farawo, ntaho bafite barerekeza. Yarababwiye ati mutuze mwihagararire murebe agakiza Uwiteka agiye kubakorera uyu munsi. Reka mubwire ngo namwe mugire kwizera, Imana iri kumwe namwe aho munaniriwe yo nihitangirira imirimo yayo. Tudatinze rero hano nk'uko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana wasizwe amavuta rwose, usa neza. Benshi muramuzi, abandi wenda n'ubwa mbere mumubonye, ariko ni umukozi w'Imana ufite amavuta. Niyo mpamvu nanjye navuze nti reka mwegere tuganire, anganirize ku ijambo ry'Imana, kuko bambwiye ko asobanura ibintu bikagenda neza. Ariko turi kuri ako kantu araza kumfasha nsobanurire ahantu umukozi w'Imana abantu babyumva ukundi. Ari ukuntu bavuga ngo umuntu ni umukozi w'Imana, ariko se mbere ya byose naba nkubeshye, uri umukozi w'Imana bimeze gute? Murakoze. Imana ibampera umugisha. Maje kubashimira ku mwanya muduhaye. Muririmbye yararirimbye ngo ntacyo wakora utari kumwe nayo. Ndavuga Imana, reka tubanze dushime Imana, tuyiragize uru rugendo rwacu dutangiye. Urakoze cyane. Wenda mbere yuko dukomeza nk'uko ubivuze, isengesho ndabize abakozi b'Imana bari ikivugo cyanyu, reka dutangire no gusenga. Hasigaye uraza twibwira, unasubiza n'icyo kibazo, tunakomeza tuganira birambuye umaze gusenga. Ngo reka dusenga. Murakoze cyane. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, turagushimye ko uri umukozi w'umuhanga. Mana waravuze biraba, ndetse utegetse birakomera. Amahanga yose, haleluya, nta musitari nka Yesu nabonye. Isi yose yirirwa kuvuga, amahanga yose yirirwa kuramya, indimi zose zirirwa zikuririmba. Nanjye Mana uyu mwanya ndabihamije kuri ndiho, ndabihamije ko ushoboye byose.
ngushimiye mwene data umpuje nawe, mushimiye Imana Depsiwa. Nyemerera uyu mwanya tugiye kuganira, ubutumwa tugiye gutanga bubere urufunguzo imitima y'abagiye kurwakira, babashe kwakira impinduka, babone ubusobanuro buhagije, bashobore kubasha gutinyuka no kwinjira mu mugambi wawe Imana. Ijambo ryarambwiye ngo utarengeye umuntu we ntacyo yabasha kwimarira. Niyo mpamvu twizeye imbaraga zawe, niyo mpamvu tukuragije ibiganiro tugiye kugira aha, niyo mpamvu turaritse umwuka wera ngo aza tuyobore muri byo, niyo mpamvu tukwinginze ngo amaraso yawe Yesu azadutwikire, kandi abarwayi badukurikiye bakire, imbohe zitwumviriza zibohoke, abanyamasezerano bayakire. Mana, buri umwe wese ufata umwanya agakurikirana iki kiganiro umuhe kunguka no kurushaho kugushima. Imana y'amahoro ukomeze ushyirwe hejuru muri byose, urakoze. Amen, amen, amen. Aha, mukozi w'Imana rero urakoze cyane. Watangira utwibwira by'umwihariko n'abadukurikiye bose bakamenya uwo ari we turi kuvugana. Bamwe barakuzi ariko hari n'abatakuzi bakubonye ubwa mbere. Watangira utwibwira birambuye nk'umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana nyiramahoro ibishimire. Ndanezerewe by'umwihariko kandi ndishimye cyane. Watangiye usuhuza bene data badukurikiranye, bari bugufi cyangwa bari kure, impande z'isi zitandukanye. Nanjye aho muri, mbifurije weekend nziza, mbifurije gusoza ukwezi kwa 11 n'imbaraga z'amasengesho, mbifurije gukorwaho n'imbaraga z'Imana. Ndabakunda cyane kandi ndabishimiye. Ku mazina abatanzi nitwa Propht Ezechiel mfite umukiza, ndi umusore nubaha Imana kandi ntubaha n'ikiremwa muntu. Nawe ntayire kuragira. So amayerekwa ni menshi, Ni menshi. Ubwo nari nshatse kuvuga ryarindi ryakubise hiti nyine ryabaye ryamamaye. Mbona amayerekwa ni menshi, ahubwo warasira mu cyo warugamije kuvugaho. Ndase ku ngingo. Igerekwa ryo kuvuga umukunzi, utubwe kuri umusore. Ndi umusore kandi wubaha Imana, niko navuze. Wubaha Imana. Wateye ikirenge mu cya Yesu. Aho. Ni ukuvuga rero ntegereje nihanganya isezerano ry'Imana ko risohoka. Aha, mu yandi magambo ubwo uri ingaragu mu Kinyarwanda cyewe. Imana iduhane umugisha. Aha. Rero imirimo nkora yo ni myinshi uko umwuka w'Imana acobojwe. Ntabwo nzi kuririmba ariko ndabikunda. Nta nubwo nzi kuvuga ubutumwa ariko ko umwami anshoboje ndabuvuga. Yego. Iyo nshingano narayisengewe, ndetse ibyo si nabyo nirata, ahubwo nirata amaraso ya Yesu Kristo. Rero dukunda kugaragara kuri kamera zo kuri Propht Ezechiel TV ndetse n'ahandi, nko kuri Depsiwa Media. Abakenera kure ibiganiro byacu byahanyuze bahasura. Yego, bahasure banakore subscribe, share, banatange comment ku biganiro tuba twanyuzeho. Nukuri urwo rubuga narukoreyeho cyane 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 igihe kinini cyane, nk'amezi agera muri 5, 6 aragera. Depsiwa Media TV. Rero twagaragaye no ku zindi kamera ntago ni Arc TV, twagaragaye ku zindi kamera nk'Isezerano TV. Twavuze ubutumwa mu mpande zitandukanye uko dushobojwe, ndetse na bugingo n'ubu ngubu umurimo uracyakomeje. Ntago twacitse intege, ntago twarambiwe, kubera ko turi mu mugambi w'Imana. Rero dutegereje twihanganye kugira neza kw'Imana, kandi tuzi neza ko Imana
izabigenza neza, ibintu byose bikamera neza cyane. Dukomeje rero ku kibazo nakubajije ngo kwitwa umukozi w'Imana, ndakeka niyo titire yawe cyangwa se hari iyindi? Tubwire. Ijambo umukozi w'Imana ubundi ni izina rusange. Ariko buriya izina bwite ry'abantu bahamya iby'Imana ni abahuza b'Imana n'abantu. Niyo mpamvu zumva kenshi bavuga ngo uriya ni pastori, uriya ni umushumba, uriya ni pastori. Ariko mu by'ukuri mu ntama twe turi abakozi. Ariko iyo umukozi akoze neza hari igihe araba n'umwana mu rugo. Tutaragera kure, utubwiye ko uri umukozi w'Imana cyangwa se ufite aho uyoboye, ariko ntabwo watubwiye aho ariho. Nyoboye itorero, nyoboye umudugudu hano mu Kinigi, hariya mu isantere abahazi. Umukuru w'umudugudu cyangwa muri eglise nkoreramo ni Niyoze Eglise Baptiste di Rwanda. Yego. Rero twe babyita ishuri. Ishuri rero ni ahantu bigira. Rero ishuri riba rifite amatorero y'ibanze. Ayo matorero y'ibanze rero rishobora kuba rimwe, ashobora kuba abiri, ashobora kuba 5, yaba n'10. Rero noneho iyo ahuye ahurira mu ishuri kugira ngo yige. Yego. Iyo rero ayo mashuri abaye arenze 3 abyara icyitwa paruwasi. Rero ngewe ndi umuyobozi w'ishuri. Ndizera ko byumvikanye. Turanapininga na nimero zawe hari hasi, abakeneye ibindi bisobanuro birenze nta kibazo, turasenga. Dukomeje ku kibazo nari nakubajije, hari ikibazo nari nakubajije mvuga nti uri umukozi w'Imana. Nirihe tandukaniro riri hagati y'abakozi b'Imana n'abana b'Imana? Abana b'Imana ntabwo ntibagiwe, kubera ko buriya umukozi mu rugo arushwa agaciro n'umwana kuri se cyangwa se kuri sebuja w'umukozi. Kandi hari ukwitwa umukozi w'Imana no kwitwa umwana w'Imana. Ukumva ibyo ni ibintu bitandukanye. Umukozi arahembwa agataha, ariko umwana ibyo umukozi akora ni ibyase. Duhe itandukaniro aho hantu cyangwa se isano iri hagati y'ibyo bintu kugira ngo dukomeze dusobanukirwe neza. Ibibazo ufite ni byinshi mwene data. Ariko ntago uyu mwanya mfite amarangamutima nk'ayo ngayo ufite. Ahubwo Bibiliya ubwayo irisobanura, rikaba ariyo twifashisha. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere ku murongo waho wa 12, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Uyu mutwe urawumvishije? Ubwo Yesu ni ijambo ni n'umuntu. Noneho ndagira ngo nkubwire ko Yesu mu isezerano rya kera yagaragaraga nka marayika w'umucyo. Uzumva ngo marayika w'umucyo ngo niwe ngo wari uyoboye Abayisiraheli. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu mu isezerano rya kera yagaragaraga nka marayika w'umucyo. Urugero naguha, iyo usomye inkuru z'Abayisiraheli bakubwira ko igihe Abayisiraheli bagendaga ngo imbere babaga barangajwe n'inkingi y'umuriro. Iyo nkingi y'umuriro yabaga ngo itamirijweho marayika w'iki w'umucyo. Uwo ni Kristo rero waba ugize gute uyoboye urwo rugendo. Kandi ngo iyo nkingi ngo ubwo bayiburaga ni ukuvuga ngo bahitaga babona umwijima imbere yabo. Juste urugendo rwabaga ruparitse. Bivuze ngo uwo Yesu yarariho kuko biravuga ngo jambo we yahoranye n'Imana, yabayeho mbere, ibintu byose byaremwe nawe, nta kiri mu isi kitaremwe n'uje. Ngo iyo mirimo yose yakozwe nande?
na Yesu Kristo. Ijambo hano riratubwiye ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Reka dusome igice cya 12 uko ari cyo nashaka kugusobanuriraho. Haranditswe ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo no kuba abana b'Imana ntabwo bisabwa ko Imana izadutwita itubyare nk'uko twavutse. Twe dusabwa kwizera izina rye, tukaba muri ryo, tukagendera muri ryo, tukaneshereza muri ryo, buri kimwe cyose turi muri ryo. Abantu urahumva? Ibyo biduhesha kubona ikibari kiri sinyema kigaterwaho na kashe ko turi abana b'Imana. Rero ndi umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana ukaba n'umukozi wawe cyane rwose. Ubwo ni ukuvuga ngo njyewe ndi umukozi wizewe, maze kwizerwa mba n'umwana muri iyo ministeri. Ariko tugarutse kuri kariya kantu hari ahantu uvuze ngo Yesu ngo yari ariho ngo na mbere yuko agaragara nk'umuntu, ngo mu isezerano rya kera agaragara nka marayika w'umucyo. Ako kantu ntabwo nari nkazi. Nicyo cyiza rero nyine cyo guhura n'umuntu uriho amavuta y'Imana, urunguka. Navuze weho urunguka, abari kutwumva barunguka, barakira imbaraga nshya, barakira inkomezi. Burandi kumva umwuka arimo amanuka. Zopedese de trabe. Oya, imbaraga z'Imana zikwakire kandi zigukoreho, kuko iri ngiri ni hishurirwa ritangiye gukingura ahangaha. Ndumva ariko hari ikintu kiri kumbabaza muri iyi minsi. Icyo kintu cyagushenguye. Icyo kintu nari mfite content nshaka kuvuga, ariko ndi kumva umwuka wera hari ukuntu arimo kubihindura. Nta kibazo twakumva. Nashakaga kuvuga ku mbabazi. Ariko burya imbabazi hari uzigirirwa, ariko abazigirirwa siko bose baba bazikwiriye. Kandi abantu bagirirwa imbabazi ni abazisabye. Kandi imbere y'imbabazi haba habayeho icyaha. Mpite mubaza ngo rero icyo cyaha kiva hehe? Inkomoko yacyo ni inkomoko y'icyaha ni mu karima ka Edeni. Niho byose byatangiye. Hariya niho mwanzo w'umuruho. Mbese ugasoma igitabo cy'itangiriro, ni itangiriro ry'ibintu byose buriya. Wenda twajya kuri icyo ngicyo cy'imbabazi, duhere ku cyateye kugira ngo izo mbabazi zibeho. Hari icyabaye mbere y'uko ibyaha rero. Urakoze cyane. Ibyaha ni byinshi, ariko buriya uyu mwanya nje kuri kamera nagira ngo byibuze aya mahirwe nyabyaza umusaruro, hanyuma nkebure abantu bari mu nce zitandukanye, kubera amaze iminsi mpamagarwa n'abantu cyane abana b'abakobwa. Ukumva arambwira ati pastor nukuri nsengere, nabaga kwa anko ariko ibintu ni hatari, kandi rwose undi ati nabaga kwa tante vraiment ariko ndimo ndabona anko ntago ari kubibona neza. Noneho ugasanga umwana afite ibikomere mu gihe cy'umunezero. Guse baratewe aho yabaga byatewe n'umururumba, byatewe ikibazo cy'umururumba. Ikibazo cy'agarinda nini. Ahubwo ni ukubona umugabo afite umugore, yenda hari akana bacumbikiye aho ngaho, barihira amashuri cyangwa se banacumbikiye. Uri kunyumva? Noneho umugabo yacunga umugore aragiye, agatangira ati impa ati burya ati zana ku bisusa zana umwana byaye. Isi yameze amenyo, Satani nta mbabazi. Ayiwe mane turi niko gahinda. Ndumva nanjye ntangiye kujya mu mavuta rwose, ikiganiro ndikumva kigiye kuryoha. Ese aho ngaho wari ugeze, twari twakomoje ku ijambo imbabazi. Oya, tuvuga naho byatangiye kugira ngo imbabazi zize. Ni ku cyaha rero. Tuvuga ko ari muri Edeni, kariho hambere habereye icyaha. None ko dusanga muri Edeni
icyaha cyahabereye ari icyo kurya atari icyaha cyo kuryamana warushatse kuvuga. Ubwo icyaha cyo kuryamana cyo cyaje gite, byagenze gute kugira ngo cyitwe icyaha? Icyaha cyo kuryamana kuko dusanga muri Edeni icyaha cyabaye inda nini, kutanyurwa. Ntabwo ari inda nini, ikibazo ni ukutanyurwa ahubwo, ariko si inda nini. Kubera ko Imana ijya kurema Adamu yaramuremye, imaze kumurema ngo nuko ibona ko adakwiriye kubaho we yenyine. Imaze kubona ko adakwiriye kubaho yenyine, nuko ngo iramusanga mu gicuku cya nijoro iramusinziza. Irangije ijya mu rubavu ikuramo rumwe, irangije umukorera umufasha umukwiriye, niko Bibiliya yavuze. Ugize gute? Umukwiriye. Noneho ngo imaze kumukorera umufasha umukwiriye, iramubwira ngo icyo azagukorera cyose uzanyurwe nacyo, uzishime. Rero ntago icyaha bakoze ari icyo kuryamana, kuko bari babyemerewe. None se pasitori yasezeranyije umukobwa n'umusore, saba bahesheje uburenganzira muri icyo gikorwa? Ni ukuvuga ngo si cyo cyaha bakoze, ahubwo aho ngaho ni muri doctrine z'abantu bahita bajyamo ngo bariye pome, ngo bararyamanye, ngo bagize gute, ereri buri wese agashyiramo filozofi ziwe, ariko bitandukanye n'icyo Bibiliya ivugaga. Ntabwo bari babujijwe kuryamana, bari babyemerewe. Impamvu umugore ashaka umugabo nuko ubuzima bwe bwavuye mu mugabo. N'impamvu umugabo ashaka umugore nuko hari icyabura, za ngingo ze hari urwavuye mu ruvumwe rwitwa umugore. Wabyumvishije? Make ni ukuvuga ngo baba bashakana, baba bahigana. None se ubwo ahantu mitangira ikibazo, nkibaza nti Imana yasinzirije umugabo imukuramo urubavu rwe, hanyije iruhinduramo umugore, baryamanye ntibyaba icyaha. None ikintu cyo kuryamana cyaje kuba icyaha giti? Ngenda kubaza wenda nk'abantu batandukanye twagiye tuganira, kuko cyane ndi n'urubyiruko. Murakoze. Twagiye icyaha cyo kuryamana cyo kiswe icyaha bigenze gute? Cyane cyane k'abantu icyaha cy'ubusambanyi, abantu baryamana akenshi batanahuje nta n'isano bafitanye, kurusha uko Adamu we ari nkaho byagenze gute, ni umubiri we n'ubundi. Biriya ni imirimo y'Imana. Yes, cyo ngicyo uracyumva. Niba ari imirimo y'Imana rero yakoretse hariya, ni ukuvuga icyo gihe nta bwisanzure bw'abantu bwariho, kandi no kuryamana kw'abavandimwe ntibyari icyaha, kuko nta bwaguke bw'abantu bwari buhari. Ubundi hajya Adamu yabyaye abakobwa. None se bororotse bagwira isi gute? Ubwo ni ubushake bw'Imana. Ibyo byose rega Bibiliya irabisobanura, ariko tubigiyemo yaba ari amateka maremare. Twazagikora ntacyo bitwaye, tuzagikoraho ubutaha. Ahubwo twari dushatse kuvuga inkomoko y'icyaha. Inkomoko y'icyaha rero ni umugore witwa Eva. Umugore witwa Eva yashutswe n'inzoka, amaze gushukwa n'inzoka arangije arenga ku mategeko Imana yabategetse, basoroma ku giti Imana yababujije, ashyira umugabo we yumvira umugore, kuko yari azi ko ari itegeko kumvira umugore we. Noneho bose bakora iki? Bakora icyaha. Imana rero ije yarabahannye. Ubundi yabahanishije icyo umugabo ativumbuye, ati uyu mugore nagende ni uri kunteza ibibazo. None Imana yumviye Imana yaramubwiye ngo icyazagukorera cyose uzanyurwe nacyo. None se asuzugura Imana we? Ntago icyo ngicyo yakibutse, kuko yaza kukibuka akabwira umugore ngo sinjya kubya Imana yambujije, hariya ari kuba atsinze. Rero impamvu icyo cyamunaniye ni nacyo Imana yamuhaniye, ni naryo kosa yakoze, kuko Imana yaramubwiye kuko wemeye kumvira iki? Umugore n'inzoka, kandi naraguhaye ubushobozi bwo kubategeka. Uhereye umunsi ikintu cyose uzageraho uzakigeraho urushye, uzarya urushye, uzatunga urugo urushye. Wabaga mu ngobyi urya buri kimwe, unywa buri kimwe, ugiye kuyisohokamo ututubikane.
uzajya ibyo urarya bizaguhesha icyo kurya. ibyuya byawe nibyo bizaguha umugati. Wenda ndikumva ikiganiro kiri kugenda kiryoha, tugatandukira cyane ingingo twari tugiye kuvugaho. Wari wavuze dukomeje kuri ya ngingo twari twavuze y'uburyo abantu nk'umugabo arimo gushaka umwana abyaye, wenda ari n'ako we ntabwo ari kumushaka, ahubwo ririya ni ihohoterwa. Nose ni gute iwanjye njye nk'umugabo mfite umugore wanjye twasezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, dusezerana mukunzi, uranyumva? None umukozi utaramenya no gukarabasha, uwo nguwo niwe uje wabyumvishije, uwo nguwo niwe uje gusimbura madamu wanjye. Ahubwo ndi kugira ngo mbwire abagabo bameze gutyo, aho uri unyumve. Wenda utaratanga inama turazitanga nyuma. Utaratanga inama, ubundi biriya bintu biterwa n'iki? Biriya bintu biterwa no kutanyurwa. Buriya iyo uvuze kutanyurwa, abantu ntibabyumva, ntabwo basobanukirwa. Reka kutanyurwa kuri iyo ngingo, kutanyurwa kuri iyo ngingo, urabona buriya Satani ni umugome. Satani akwereka igisiba amahirwe yawe, yarangiza akakwereka ikigusubiza inyuma. Ariko ni mu gihe buriya ruriya rugingo rwacumuje abagabo batari bake. Ndagira ngo mvuge ko uyu mwanya iyo usomye amateka ya Bibiliya ugasoma bibihe n'abiki gihe, ubona impinduka. Umugabo bita Samusoni yari igihangange, yakubitaga ingabo agasenya akarimbura igihugu we wenyine. Ibaze gukubita ingabo z'igihugu cyose kazararika, ariko ageze ku matako ya Delila imisatsi barayipfura. Ako kantu uvuze ndagasanisha. Hari umwe mu bavuga butumwe yeze kuvuga ati ariko mwamwigira ibiki? Ati Dawidi wabonye ikimero cy'umugore agasara akicisha n'umugabo we. Arongera avuga ati Samusoni wakubitaga ingabo akazararika akazica nyine zose zari zishe kumufata, ariko bitewe n'umukobwa umwe udafite ibiro na 50, bigatuma ati imbaraga za ubudahangarwa bwe. Ubundi ruriya rugingo rutuma abantu basara cyangwa se bashyuha mu mutwe mu bintu bidafite agaciro. Reka byite gutyo, wenda kubera ko ugereranyije ibikorwa bya Dawidi cyangwa se bya Samusoni, ntabwo kiriya cyari ikintu cyakamugushije, sibyo? Ibyo bintu biterwa n'iki? Buri Imana ntabwo yaba yaravumye ruriya rugingo rukaba ruvumye. Oya, ruravumye. None se reba, manzu usobanukirwa ibintu ari nabyo ngira ngo nsobanurireho abantu. Yego, ndakubwiye ngo ruriya rugingo ni ruto kuko ni inyama itapima n'inusu. Urumva? Yego. Ngo haye ingero z'abagabo yararitse hasi. Uwa mbere Samusoni yari igihangange, yashoboraga kurwana akanesha igihugu. Kabiri, Dawidi wanigaga amadumu agafata imigunzu akayica, intare akaziguba. Turi kumvikana? Yego. Ibihugu by'ibihanganga akabitera akabitsinda. Ariko Dawidi arungurutse amaguru ya Mukawuriya, ingoma y'ubwami irahirima. Agaciro yari afite mu maso inteja bimwe by'ubu bajya bavuga biba birarangiye. Wari umugabo aradandabirana, aheruka igitambambuga neza ati nkonda, ku rwego yamenye n'amaraso atariho urubanza. Nyine niho mpera mvuga nti ruriya rugingo ruravumye kugira ngo ntabwo ruvumwe. Buriya uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo impamvu umugabo asiga umugore we, yarangiza akajya kureba indaya, akajya kureba akana katazi n'ibyo kagiye gukora,
ntabwo ikibazo ari wa mwana, ahubwo ikibazo ni wa mugabo. Kuko wa mugabo ntabwo azi guhereza umugore ibye. Muhereza ibye ubimuhe neza byuzuye. Icyo gihe urabona contrary. Nyine ntabwo ndasobanukirwa ikintu gituma abantu baba basazi, ugasanga bapfuye bazira rugingo, barafunzwe bazira rugingo. Ariko reka nkubaze, weho manza wumve kimwe. Nakubwiye Satani yaka agaciro nyirako akamwereka imbura agaciro. Ubu se reka nkubaze, Ndimbateje bundi yafunzwe aziriki? Si rugingo se nyine sijya mubwira. Komeza. Uwo bita Prince Kid. Prince Kid akurikiranwe mu nkiko bagera nubwo bamukatira imyaka akangari n'amahazabo menshi azira rugingo. Uwo bita unamubyinnyi bita Titi Brown. Nawe amaze imyaka 2 muri 30 jours muri gereza. Ari rwazira. Yego. Rero bari urimo kubona ni baki. Hari abandi ngiye gutanga muri RIB. Kuko ndimo nkubwira abana bampamagara babakobwa barira. Mba kwa tante ariko vraiment umugabo we ntamereye neza, abandi mba kwa anti ariko umugabo we ntagamereye neza. Ndagira ngo mbabwire mwabagabo mwe, hari ibibazo bidakeneye amasengesho. Ukajya kumva ngo umugabo ngo yishwe ngo azira umugore wa runaka, cyangwa se umugore ngo yiciwe kwa runaka azira gutwara umugabo w'abandi. Nyine rugingo ruravumwe, ahubwo oya ntago ruvumwe. Iriya ni inzira twese twanyuzemo tugera hamwisi. Ni inzira. Nose buriya rugingo ibiruhatse ni ibiki bituma abantu nubudahangarwa Imana yabuhaye, ariko hari abarukoresha uko bitari. Yashizemo uburozi. Oya nta burozi. Yashizemo uburozi. Oya none nukuvuga Imana irurema yaruhaye umwimerere wayo. Turi kumvikana. Nuko nguko umugore yaremwe, n'urubavu rwakuwe mu mugabo havamwe umugore. Rero wireba umugore utambutse ngo nguriya, nubona umukobwa atambutse utubwenge, nubona umugore atambutse utumutwe, aho ngaho urimo urerekeza mu cyobo njya bukene. Numva ngo n'abagore ariko nabo nuko n'abagabo batagira ngo turabibasiye, kuko n'abagore harimo n'abagore nabo bari nka Delila, baba bafite mission yo kugusha abakozi b'Imana, yo kugusha abagabo muri rusange, abasore uwari we wese. Bitwa Imana byagezemo yamba rugingo rwose. None se reka nkubaze, uzi Dawidi ngo yayikoreye gake? Dawidi niwe muntu umwe ku isi ya Nyagasani Imana yatangiye ubuhamya iravuga ngo dore noneho uwo mutima wanjye wishimira. Yarayinezezaga. Dawidi yabyiniraga, Dawidi yaririmbiraga Imana kwa Sawuli. Sawuli yabaga yatewe n'imyuka mibi igahunga. Kubera gushimisha Imana, Dawidi yaririmbira Imana, yayicurangira, imyuka mibi ikagirute igahunga. Rero saka Dawidi n'uyu munsi harimo abari kuzirikwa, ariko hari nabo ngiye gutanga muri RIB. Kuko ntago wambwira ufite umugore ujye wiriga umuca inyuma muri kumwe, wananiwe kumuhibye ujye wiriga urarungarunga mu tujipo twa rubanda, utwana dutambutse ndabatanga. Urabahagurukiye neza neza. Nge ntago ndasobanukirwa ngo mbore numve nyuzwe. Buriya ibintu bituma abantu bagata indangagaciro zabo, bagata icyubahiro cyabo. Nyine nakubwiye usobanukirwe kimwe impamvu umugabo akenera umugore n'impamvu umugore akenera umugabo. Ibyo ndabyumva. Fondation ni muri Edeni. Ni ukuvuga hari ikintu Imana yambuye umugabo kugira ngo azakenera umugore. Ese tekereza uyu munsi y'Imana irema umugabo ahatazakenera umugore, cyangwa ikarema umugore ahatazakenera umugabo, bari buhurire hese? Aha, iyo mpamvu bakenerana rero niyo ituma habaho nuko kurenga ku mategeko. Nyine Imana yashyizemo ubumara buri. Yashyizemo ubumara. Uko niko Imana yabiremye rero. Niba uri umugabo nezezwa n'umugore wawe wahisemo. Ahubwo muhibye
nese n'ibintu wenda byuzuye nk'umubara ni ukuvuga nyine mu rubyiruko uko ni ugutanga Imana imbere, rindira tegereza isezerano rishyike risohore, ube ugomba kuba ukora icyo ugomba kuba. None se kera narumvaga ngo cyari ikizira ko abana bajya muri ziranzira nyine zo kuryamana, n'uyu munsi ni ikizira. Nonse ahubwo warakiziruye? Oya, ntabwo nakiziruye, ariko ujya ufashe ibihe byahise n'iby'ubu ngubu ukabigereranya, uhita ubona ari ibintu bitoroshye, ari ibintu ni iminsi y'imperuka turimo, ariko ntabwo byemerewe. Amategeko y'u Rwanda uyu munsi yemera ko umusore umukobwa bahura bafite imyaka 21. Ni ukuvuga babikora hasi yayo. We ikibazo nanone ntago ari icy'amategeko kuvuga ngo ni amategeko. Aho uvuze gutyo hari igihe abantu bashobora kumva ngo umuntu uri hejuru y'imyaka y'iyo myaka nta kibazo yabikora uko ashatse, ariko ntabwo yabikora uko ashatse, byitwa icyaha. Nyine manza wumve, umugabo w'umugore umwe, umugore w'umugabo umwe, ubwo rero ikirenza aho bawisha amategeko. Uretse no kuba wahemukiye Imana, uba wahemukiye n'igihugu cyawe. Nose ureka nkubaze, umusore uzagenda agatoragura habonye, abo bose agenda abyaraho, azashobora kongera kujya gukemura ibyo bibazo yagiye ateza aho yanyuze? Ntabwo azabishobora. Niba atazabishobora rero urumva yacumuye ku Mana yamuremye, ariko yahemukiye n'igihugu cye, kuko ateye umuruho igihugu agishyize mu nshingano kitigeze kimuteguramo. Wakabaye uriho ngo uteze umuryango wawe imbere, uteze igihugu cyawe imbere, n'abazagukomokaho imbere, ndetse n'abandi bose bazakomeye. Wenda dukomeje kuri icyo ngicyo nakubwiraga nti Imana yashyize mu bumara, biriya bintu ntabwo byumvikana. Ukuntu abantu bagenda bakabatwa bagakoronizwa n'ubusambanyi, ushobora kwibaza ibi bintu Imana yabikoze ute? Nubuhe bugenge yashyizemo? Byagenze gute kugira ngo abantu babimbata yabwo? Usange ni ibintu bikaba bije, kuko iyo urebye hanze ukabona ukuntu amakuru bimeze, ubona ari ibintu bikabije. Ngewe niho naheraga mvuga nti ari ahantu Imana yashyizemo ubumara. Buri ibibazo wibaza mu buzima bwawe bwa buri munsi biri bifiteho igisubizo, ariko buriya wari uzi ko habaho umwanzi Satani? Umwanzi Satani ariho cyane. Nose niba umwanzi Satani ariho, utekereza ko imigisha yawe atazi ko ugiye kuyakira? Satani buriya agira iyerekwa, ariko wewe hari igihe waba nta yerekwa ufite. Imana irareba ariko yo ntiyerekwa. Wabyumvishije? Rero hariya Satani niwe wavuze ati ahantu abantu bazahurira bazasabanira naha, arangije ahategera amaboko ya benshi. Niyo mpamvu amaduka yahombye, niyo mpamvu imodoka zahirimye, niyo mpamvu imizabibu yarumbye, niyo mpamvu akazi kabaye ibibazo. Bivuze ngo Satani niwe washyizemo ubumara. Si ibyo gusa, si Satani washyizemo ubumara, ahubwo Satani yakabirije muri iyo nzira kugira ngo azayigushemo abatari bake. Sodomo na Gomora hajya kurimbuka icyari kihabaye. Buri uyu munsi urimo ubona abatinganyi ngo adeperi ngo yagiye mu batinganyi. Ayiwe, abatinganyi bahozeho na kera. Imana ijya kurimbura Sodomo na Gomora, uranyumva? Bwari ubusambanyi bukabije, bwari mu rugomo. Ngira ngo wenda bakoraga ibindi byaha, wenda nk'ubujura, ukwiba. Oya, barabikoraga ibyo byose, ariko ubusambanyi bwaho bwari bukabije. N'ubutinganyi cyane rwose. Oya, ubutinganyi si ubwa none, bwahereye aho ngaho Sodomo na Gomora. Imana ijya kuharimbura avuga ndahasiba, he kuzongera kubaho. Nuko Imana ibwira Loti, hunga n'umuryango wawe. Naho ngaho byaturutse. Rero ubwo wasanga ikibazo nyamukuru cyari ubusambanyi. Yes. Rero icyo nkubwira cyo ni kimwe. None se hariya hari ushobora kwibaza ngo Imana niba ariyo yabikoze,
aho wenda Imana ntago yakoze ikirenza. Imana nuko yaremye umugabo, Imana nuko yaremye umugore, turi kumvikana. Ahubwo Satani yategeye aho umugore n'umugabo bahurira, kuko shyiramo umunyu so wabyita umunyu mu ruhande rwawe. Ariko icyo ntekereza cyo, umugabo uca inyuma umugore we nuko adashoboye kumukorera akazi. Buriya umugabo uzi gukora akazi iwe mu rugo bye akagatunganya, umugore akamuhereza ibyiwe neza, gusa wazamubona ari kurungarunga mu bagore akanaguzwa amaso bihereye. Ntabwo bishoboka kubaho. Umugore wabonye ibyiwe ntabwo ashobora kugenda ahamagara udusoresore, ntabwo ashobora kugenda mu bandi bagabo. Gute se? Naho umugabo se n'umugabo nuko inesi iyo bije ku muntu, ni ukuvuga iyo bijemo nyine, iyo bijemo umuntu utari washaka, ku muntu utarashaka niho nkubwira ngo nyine nawe abashaka urubavu rwe rurihe, akarushaka muri ubwo buryo se. Oya, ntabwo arushaka muri ubwo buryo, ahubwo niho nkubwira ngo Satani ashobora kukuyobora ukarenga amategeko. Ariko defect kiriho n'igifatika. Impamvu umugabo ashaka umugore nayisobanure, ntihongere no kukimbaza, nuko hari urubavu rwe atagifite. Impamvu umugore ashaka umugabo nuko hari ubuzima yaratuyemo atakirimo ari we wenyine, akaba ashaka guhura nawe ngo yongere asubirane n'ubuzima bwe. Aho ngaho urahasobanukiwe. Nizere ko rero impamvu zo kumbaza ngo ariko ni iyihe mpamvu ituma umugabo, iyihe mpamvu ituma umugore, nuko buri wese aba arimo ashaka ubuzima bwe ngo bwuzure. Hanyuma Satani we akabizamukiramo. Satani abizamukiramo kugira ngo bamwe bate isezerano, abandi bareke umuhamagaro, abandi abagushe mu byaha. Abona bo yisasiye. Yes, binyuze muri iyo nzira cyane rwose. Ako urebye ku rwego rw'isi ukabona nk'icyaha kiriho cyane gikabije ubusambanyi. Bivuze ngo nicyo Satani yahagurukiye agishyira imbere. Icyo nanone ni igitekerezo cyawe, ariko uramutse ugiye mu rukiko ntabwo imanza zirimo ari iz'ubusambanyi gusa, kandi ugiye muri gereza ntabwo imfungwa zihari ari iz'ubusambanyi gusa. Ahubwo wavuga ngo iyo nzira yaguyemo abagabo benshi, kuko nk'uyu mwanya uramutse ugiye kubara abana badafite base bari mu gihugu batitabwaho n'imiryango, yego, ni benshi cyane. Rero niyo mpamvu uyu mwanya ntangarije abagabo bihengekana abakozi, bihengekana abana ba famiye aho mu nzu. Amakuru yanyu ndayafite, hari ayo nahawe nijoro, hari n'abampamagara basaba ko mbasengera kugira ngo byibuze barebe ko iyo mitima yagabanyuka, izo mbaraga zacika intege. Rero mbabwire ko hari ibintu biba birenze amasengesho, ahubwo biba bigomba no gushyikirizwa amategeko. Mwewe ndabarega muri ribu. Yes, ndabarega ribu rero buri ibyaha biriho kuri iyi si ntabwo byonyine mu Rwanda, ribu iri mu Rwanda ntabwo yabihana ngo ibishobora. Izabuzwa n'iki? Ubu se ubu ndimbati yakongera ariko hari Bleskide ubu ntiyakomye, nta somo we yabonye. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe udashobora gusiporta. Buriya abakobwa uku nguku ubabona batambuka, umukobwa urengeje imyaka 15 y'amavuko uzamwubahe. Oya bari umwana. Iyo ubara ngo ni umwana mu mategeko, ariko nivo y'ubwenge bwe. Sinzi umuhungu uherutse nani Bruce Melody niwe uherutse kuririmba ngo utinye umukobwa usinda agapeti. Nose ubwo ikese ntiziba zihari, kuki sataziyahuza. Ubundi amatuza akayajega, ibihanganga akabikonyora hasi, bakagira ngo naga yasinze, kandi n'agapeti kamwe. Uranyumva? Hari na Pastor Rutayisire mu minsi yashize mperutse kumva muvugaho menya Bruce Melody amaherezo azaba pastor nawe akamuvuga butumwa. So buri muntu wese ari hano ku isi mu mugambi w'Imana, kandi hari icyo Imana yaremeye umuntu. Bose bafite mission. Yes. Gusa icy'ingenzi nuko dukwiye kubaho twubahana Imana. Abantu bakora iki
bakora iki kugira uyu munsi ikintu bashobora gukora inzira imwe ishobora kudushoboza no kudufasha kunesha ibyaha ni imwe gusa niyo gusenga. Inzira imwe ishobora kudufasha gukiranuka tukabana n'abantu amahoro tukabana n'Imana amahoro ni imwe gusa niyo gusenga. Gusenga se ariko hari n'ababyinjiriyemo badafite mwuka wera hari ku buryo umuntu yakuyobora. Abo sabanyamasengesho umunyama none se reka nkubaze ngo mu rusengero abantu barimo bose ni abakristo. Yes, reka duhamye ko ari n'abakristo ariko si abakristo. Ni abakristo ariko si abakristo. Harimo n'abatari abakristo. Kuko hari abiyisi iryo zina, hari abaryiyoroshe, hari abaryinjiriramo, hari abarigenderamo nuko. Kimwe nk'uko n'abapastori hari abari mu muhamagaro n'abatawurimo. Hari abashumba bashumbya by'umuhamagaro, hari n'abari mu muhamagaro, hari n'abatawurimo. Rero Bibiliya bivuga ko ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero ndumva twasoreza hano ariko ngiye gutanga inama nanone. Hari inama natanga. Buriya ukabona umuntu yarabaswe n'ubusambanyi, undi yabaswe n'ubujura, undi yabaswe n'ayo majipo, undi yabaswe no kutanyurwa yaba umugore cyangwa umugabo. Ibyo byose bifite impamvu yabyo. Iyo mpamvu impamvu yabyo rero ni karande. Kandi izo karande ikizisenya ni kimwe nicyo ngira ngo mvugeho. Buriya naho umusozi waba ari muremure cyane umeze nk'igihugu cya Egiputa, iyo kigezemo imbaraga z'amasengesho inzira zirakinguka, abari mu bunyage bakabukurwamo bagataha. Igisubizo kirambye ibyo ubwo no gusenga cyane kabisa. Ko ari abatabyikoza. Impamvu batabyikoza rero nibyo biyiziho. Kuko ijambo ryarambwiye ngo nimunyegera nzabegera, nimumpunga nzabahunga. Ubwo umva uwo begeye Satani. Kuko umva wahunze Imana arimo yegera Satani. Satani nawe aramwegera mucakire, amugira umukozi we, amugira imbata ye. Nawe urabyumva. Pastor, wenda tugana ku musozo wari urimo utanga inama, ariko nko mu magambo makeya watubwira ngo umuti w'icyo cyangwa se igisubizo kirambye kibi bintu. Kuko uko iminsi igenda itambuka ibintu bigenda birushaho kuba bibi. Inama ngiye gutanga mu kuri. Inama ngiye gutanga mu kuri. Ibibazo byose ntibigomba amasengesho. Kuko hari n'ibisaba inama. Niwambwira umugore n'umugabo bamaze ukwezi bitwa umugore n'umugabo, bamaze amezi 2, bamaze amezi 3, bamaze umwaka. Umugabo abyuka mu gitondo atekereza business, akazi, azindutse atekereza abakozi, azindutse atekereza projet. Harya uriya mugore ni bido yaguze ngo atereke mu nzu. Uriya mugore ni gaza yaguze ngo ajye yitekeraho. Uriya mugore afite umumaro. Iwabo yararyaga, iwabo yarambaraga, yarisigaga. Niyo mpamvu bavuga ngo nukubenguka, niyo mpamvu yanamubengutse. Abati uriya sha azambere nyina w'abana. Ubwo mu magambo make nukuzuza. Ndashaka kubwira abagabo ngo mwuzuze inshingano zanyu. Umugore wawe mwegere n'umutima mwiza, umva ibitekerezo bye kandi wibuke no kumuhibyi. Abagore namwe mwibuke guhereza agaciro abagabo banyu. Mububahe, mubahekeya, mubahe ibyabo nabo. Abasore mwiyubahe, mutegereze isezerano mwihanganye. Nta kirenge kidafite inkweto yacyo. Uko byamera kose uwawe ariho, uwawe arahari. Abakobwa namwe mwihangane, mwere gucumuza abagabo b'abandi, mwere gucumuza abasore. Murinde ubusugire bwanyu. Uko byamera kose uwawe ariho. Ntabwo Imana yakuremye hatari Adamu wawe izavana mu rubavu kugira ngo muhure. Rero nuko utaramumenya, ariko Imana iguhereza iyerekwa.
iguhishurira uwo mukwiriye kubana, iguhishurira uwo mukwiriye kugendana nawe, iguhishurira uwo muzabana ubuzima bwawe busigaye. Wikwiyandarika kandi ngo kwitwararika nibyo byatumye Esiteri yes abo mwamikazi kuko yari yaramutonnyeho ndetse arasenga aravuga ngo sinahinguka imbere y'umwami navuga amanjwa, ahubwo umuco wacu w'abayuda ni ugusenga ngo biyiriza gatatu, niko Bibiliya yabwiye. Bamaze kwiyiriza gatatu nuko aragenda havuga mwami turenganiye mu gihugu tugipfe. Ariko ubundi mu bayuda Morodekayi ngo nuko iryo joro ngo umwami abura amahoro, ariko abura amahoro. Hagira abantu bakomeye Imana ibuza amahoro ku bwabo, bagutekerezeho bakwibazeho kandi baza n'umwanzuro mwiza, igisubizo cyari gikenewe kuri wowe. Ibanga ubwo ni ugusenga. Naho uyu munsi turi hano turimo dutanga impanuro, kandi wowe urara mu kabari uraje umwana w'abandi yenyine. Urumva nta kibazo ufite none se wamuvanye iwabo uje kumubabariza mwahiriya nzu yawe, uzi ngo ahandi ntiyari ameze neza. Kora akazi ushinzwe. Ibuka icyatumije ujya gusinya, ibuka icyatumije umanika akaboko, ibuka icyatumije wemera kubwira umuryango ati rwose icyo mu ntegeka ndakibaha ariko nanjye mu muntu. Ntitwasezerera none amateraniro tudasenze tutanihanganishije abantu. Reka nihanganishe abamama baburiye amahoro mu ngo zabo kubera abagabo batashoboye gushyira inshingano zabo mu bikorwa nk'uko zari zigamijwe. Kandi tunihanganishe n'abagabo, buriya hari n'abagore bari bashindikana, amubwira atariko ibyo uri kuvuga ni ibiki, ntabwo uri kureba ko barahari. Yes. Rero inkunga ni imwe, ni ugusenga. Nihanganishije abamama, nihanganishije abapapa, muri make nihanganishije umuryango, ariko niyamye n'abantu barengera bakora ibitabareba. Kandi mbasezeranyije ko mu minsi mike bamwe ndabahereza inzego z'ubutabera kugira ngo zibakurikirane. Njye ndi umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, mpamagarwa nka Tito, kuko Timoteyo yandikira Tito yaramubwiye ngo ariko Tito we uzi neza uribuka icyatumije Imana igusigaza i Kerete, kwari ukugira ngo utunganye ibyo abandi batatunganyije, kwari ukugira ngo ukore imirimo abandi batakoze. Rero njye simbarebera izuba. Ezekiel ni umuhanuzi wahanuye mu bihe bikomeye kandi ahanura mu kuri. Navuganye n'Imana imbona nkubone n'uyu munsi. Nta banga mfitiye icyaha, nta n'impuhwe nzakigirira, kuko inzu ya Satani yo yamaze gushya. Turi mu rugendo ngomba kuvuga ukuri. Yesu yaravuze hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice byaho 9, mu bice byaho 9 ku murongo wa 4 yaravuze ngo mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Rero mureke mu gihe cyanjye nkiri mu isi nkora ukuri, mvuga ukuri, ngende mu kuri, mbona ukuri, mbe umunyakuri. Tugana ku musozo rero, ndatekereza ikiganiro twaryohewe. Twizere ko turaza kubona amakomenti cyangwa se ibitekerezo byanyu mutwandikira, mukora like, tubibutse no gukora subscribe kuri Propht Ezechiel TV kugira ngo mujye mubona notification buri gihe dushyizeho ikiganiro. Mbabwira ngo muduhe ibitekerezo, mudutere inkunga kugira ngo umurimo w'Imana ugere kure. Tutarasoza reka pasiteri wenda yatubwira birambuye, akaduha nimero ye, akatubwira uko wamubona.
murakoze. Ibirambuye ndi bubwire abantu ni kimwe. Buriya nta muntu ukora ibyiza atabizi, nta n'ukora ibibi atabizi. Rero ngo abashaka ubwiza no kurama babishakishe gukora ibyiza badacogoye. Uri kunyumva? Yego. Abo nibo bazabona ubwiza no kudapfa. Yego. Babishakishe gukora ibintu byiza kandi badacogoye. Kandi abanyamugisha nibo bamenye Imana. Ideni rindi ndimo niryo kubaka igihugu cyanjye, umuryango wanjye ukazagira ejo hazaza hahumeka umwuka wera, havuga imbaraga z'Imana. Reka rero dusenga Imana ngo abyirwa benshi ariko akumvwa na bene yo. Ndakwinginze weho wumvishije ibyawe uhinduke, bidasabye ko hazamwe amategeko, bidasabye ko hazamwe amapingu, bidasabye ko gereza ikinguka, siniterabwoba nkuzaniye muvandimwe, kuko ijambo ryarambwiye ngo imirimo dukorera mu isi niyo yandikwa mu gitabo, kuko ku munsi w'urubanza izaba iri nka televiziyo, imirimo wakoze ubuzima bwawe nibyo bizaza, nibyo bizaboneka. Reka mbifurize rero umugisha w'Imana kandi amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Reka dusenga Imana. Urera ibihe byose nyiribihe. Amen. Turagushimye kuri Jehova Rafa. Amen. Turagushimye kuri Elohire. Turagushimye kuri Adonai. Imana itanga. Amen. Mana, tumaze gukora umurimo wawe. Dutanze inama mu buryo butandukanye. Hari ababyeyi biyumvishe mu makosa, ubahe gukizwa no kugukiranukira, ubaha agakiza kubura. Hari abagabo batwumvishije bari kure y'ubwiza bwawe, ubagarure mu murongo kandi umwuka wabatindeho, abayobore mu nzira zo gukiranuka. Abasore n'abakobwa no bashoboze kuguhamya no gukora. Mana, dusengeye umuryango, dusengeye imitima yose irimo kutwumva, duhamagaye imbaraga zawe ngo zize zigaze kandi zikora ikintu gishya. Mana, duciye bugufi gushyirwe hejuru, dusabye ngo amaraso yawe adutwikire, umwuka wawe wera bari utuyobora muri byose uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen. Murakoze cyane. Mbifurije amahoro y'Imana. Amen. Mbifurije impinduka zivuye ku Mana. Mbifurije gusigwa n'Imana. Amen. Mbifurije kunezezwa nayo. Mbifurije byose Imana igenera abayikunda, aba ari byo bibazaho uhereye none n'ibihe byose. Amen. Amen. Aha, duhe contact zawe nimero zanjye nitwa Propht Ezechiel mfite umukiza. Nimero zanjye ni 0788 32 52 23. Abantu batari mu Rwanda kode ni guteranya 250. Yego. Wampamagara iri no kuri WhatsApp, ugiye no kuri Facebook kandika ngo Ezechiel mfite umukiza, wahita umbona. Nukuri nta kibazo. Aha, reka tubashimire mwese rero mwadukurikiye, turizera ko mwaryohewe. Tunababwira ngo mwebwe mutamerewe neza mugire kwihangana. Nukuri Imbere, hejuru, munsi n'inyuma ya byose hari Imana. Reka tubabwire ngo mwihangane mugire kwizera mubane nayo. Ibindi ibiganiro nakagaruka. Reka twizere ko murakora subscribe, share na comment na like, ubundi bigakomeza bigenda neza. Pastor mushimire, wakoze cyane. Murakoze namwe. Imana iduhane umugisha twese hamwe. Ndakeka tuzasubira ubutaha. Murakoze.